Nkwifurije igitondo cyiza nshuti muvandimwe, reka dushime Imana iduhaye amahirwe yo kuba turiho duhumeka, kandi ikaba ikidushoboje kwiga iki gitabo cyitwa inama ku mirire. Inama ku mirire n'ibyo kurya. Benshi bashobora kumva ibi bintu bisa nkaho nta gaciro bifite, ariko ndagira ngo mbabwire ko bifite agaciro ku rwego ruri hejuru cyane, kandi urwego ugeraho ubikerensa nirwo rwego uzageraho wicuza igihe cyawe wataye n'uburyo wangije umubiri wawe mu gihe uzaba uri mu rubanza rw'Imana. Rero tugeze kuri paji 262, tugiye kuvuga ku ngingo ebyiri: ivugurura ry'ubuzima no guteka neza, iya kabiri guhinduranya ukava ku mirire y'inyama. Mu bategereje haracyagaragaramo kurya no gukoresha inyama, ariko Imana iratugira inama yo kureka inyama tugahindura indyo turya. Reka twumve icyo umuhanuzi avuga. Imwe mu mpamvu zituma abantu benshi bacika intege zo gushyira mu bikorwa ivugurura ry'ubuzima ni uko batigeze biga uburyo bwo guteka ibyo kurya bifitiye akamaro umubiri, biteguwe mu buryo bworoheje, bibasha gusimbura ibyo kurya bamenyereye. Bumva batishimiye ibyo kurya byateguwe nabi, maze ubukurikiyeho ukumva bavuga ko bagerageje gukurikiza ivugurura ry'ubuzima ariko bakabona batabishobora. Benshi bagerageza gukurikiza ivugurura ry'ubuzima nyamara barifitemo ubumenyi buke. Usanga barikoresha nabi ku buryo ingingo z'urwungano ngogozi zihababarira, kandi ababigerageza hirya no hino ugasanga baracika intege. Kuba muvuga ko muri abagorozi mu by'ivugurura ry'ubuzima bikwiriye gutuma muba abantu bazi ibyo guteka neza. Ababona amahirwe yo kuba mu mashuri yigisha ibyo guteka neza bazahabonera imigisha myinshi yabo ubwabo ndetse n'iyabo bazabyigisha. Rero nshuti, dukwiriye guhinduranya tukava mu mirire y'inyama. Turabagira inama yo guhindura uburyo bwo kubaho, ariko mukabikorana ubwenge. Nabonye imiryango yahinduye imirire iva ku nyama izisimbuza gukoresha indyo nkene cyane. Bateguraga ibyo kurya mu buryo bubi ku buryo igifu cyabizinutswe. Aba bantu baje kumbwira ko ivugurura ry'ubuzima ritabamereye neza, ko rituma bacika intege. Iyi ni imwe mu mpamvu ituma abantu bamwe barananiwe gukurikiza ivugurura ry'ubuzima, bitewe no gutegura indyo nkene iteguwe nta suku kandi igihe cyose. Ntimukwiriye gutegura amoko menshi y'ibyo kurya ku ifunguro rimwe, kandi ifunguro ryose ntirikwiriye kuba rigizwe n'ubwoko bumwe bw'ibyo kurya nta guhinduranya. Nanone kandi ibyo kurya bigomba gutegurwa mu buryo bworoheje ariko kandi buteye abantu ipfa. Mugomba kureka gukoresha amavuta afite ibinure mu byo kurya muteka, kuko ahumanya kandi akambura agaciro ibyo kurya mutegura. Mujye mwihatira cyane kurya imboga n'imbuto. Kumenya guteka ibyo kurya neza nicyo gikorwa cy'ingenzi cyane. Ibyo ni ukuri igihe ibyo byo kurya bidakoreshejwemo inyama. Ni ingenzi ko inyama zisimbuzwa, abantu bagaharanira kutazikenera mu byo kurya byabo, bakazisimbuza ibyo kurya bikwiriye kandi biteguwe neza. Nshuti, inshingano y'ingenzi y'abaganga ni kwigisha bakoresheje ikaramu n'amagambo, bakabikorera abantu bose inshingano yo gutegura ibyo kurya. Dukeneye abantu bazashobora kwigisha ubwabo uburyo bwo guteka ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro. Hari benshi bazi uburyo bwo guteka inyama n'imboga mu buryo bunyuranye, nyamara bakaba badasobanukiwe uburyo bworoheje bwo gutegura ibyo kurya byiza kandi biryoheye umubiri. Rero nimureke tugire umwete, Imana izadufasha. Mugire umunsi mwiza.